So ndagarutse hano muri studio za Kabagema TV, ngewe ni Kabagema Izayidedon. Tuyoganira iki rero uyu munsi? Hari igitabo natangiye cyo ndi kubasomera cyitwa ngo The 5 Rules of Wealth, ako nago nababwiye amateka ya nyiracyo, nago nababwiye izo rules eshanu izo arizo. Umugabo wanditse iki gitabo ni umunyamerika witeje imbere ndetse wabayeho n'umumiliyoneri ko wakuriye mu buzima butoroshye, akaba yitwa Todd Barnhart. Akaba ari uyu nguyu mwamubonye. Tugiye ku ipaji y'iki gitabo, impamvu ngarutse kuri ibi bintu nuko muri iki gihe tugiye kuzajya tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye zivuga ku ya diaspora cyangwa se no kwiteza imbere. Burya ngo nta muntu inzozi z'umuntu buri wese no kabashaka kwiteza imbere, ariko hakabaho imbogamizi zo kugera ku nzozi kubera ko hari ibintu byinshi abatubahireje cyangwa se harimo rules atagiye yubahiriza. Rero amwe mu mategeko biba byiza nkuko maze igihe ndi kubibabwira, ibintu byose dukeneye cyangwa se dukunda bibitse mu bitabo, ahubwo nuko tutabisoma, ariko abanyabwenge niho bagiye kubisha. Rero byahise iki gitabo njya kukigwaho, nari ndimo nigendera ahantu ku mabiblioteke, nagiyemo ndi kuruhuka mvuye mu kazi ka buri munsi, ariko byatewe nuko mbona buri munsi ko muraca ku bantu hano, nkabona nabakire, nkabona bafite amamodoka arenze, nanjye bintera kugira inzozi. Abantu bari hirya no hino, buri wese agomba kugira inzozi zitandukanye kugira ngo n'umuntu uzi ngo turi muri Canada ajya avuga ngo nibura umuntu uri muri Canada nawe ukabyiyumvamo kuri muri Canada. Ariko hari igihe ubona uri muri Canada ukabyemera bitewe n'abari hirya, ariko mu mutima wawe utemeranya nabyo kuko abandi bose barakize, wowe ukabona nta kintu ufite. Ngiye kubabwira rero bimwe mu bintu byafashije uno mugabo cyangwa se bimwe mu mbogamizi yagaragaje zituma abantu badatera imbere, nanjye ari nawo mwanya cyangwa se mbona ari uburyo bwiza bwo gufatiraho nk'umuntu ukiri mushya muri aya mahanga. Ngiye kubasomera kuri page ya 61 aho ayo mabwiriza atanu se cyangwa se izo rules izo ritual of wealth zose ko zitwa. Iya mbere yitwa ngo, mbere kugira nzibabwire yaravuze ngo the first step begins with absorbing wealthy ritual. Go seek your dream. If you do what you love, the money will follow you. Ngo wowe ngo ibande ku nzozi zawe, ngo iki kandi ukore icyo ukunda, amafaranga azaza gukurikira. Ibyo bintu bitanu rero yashizeho ni bihe? The five rules, ritual rules ni zingizi yavuze. Arimo iya mbere iravuga ngo discover yourself, imenye wowe ubwawe uwuriwe. Icya kabiri gira dream, icyo gira inzozi. Icya gatatu iravuze ngo decide what to do, fata icyemezo cy'ibyo wakora. Icya kane do it, bikore, shira mu bikorwa ibyo bintu. Icya gatanu direction cyangwa se icyo bita direct, ubihereze icyerekezo. N'ibyo bintu bitanu. So noneho yaravuze ngo the fact is that 90% of the population is just too busy with day-to-day task trying to earn a living to ever make any real progress towards their vision of financial independence. Ngo 90% z'abantu bose batuye muri bihugu biri mu burengerazuba ngo barangajwe no guhora mu tuzi twa buri kanya cyangwa se ibintu bituma bahora bahuze, kugira ngo buri wese agire ukwishyura ukizana mu bigendanye n'imyitwarire y'amafaranga. Umugabo bita Mary Lynch, studies have found that the average 50-year-old has a net worth of $2,300. Umugabo bita Mary ngo yakoze ubushakashatsi ngasanga ngo abantu bose bageze ku myaka 50 y'amavuko ngo nta n'umwe urengeje ibihumbi 2,300 by'idolari mu bantu bose b'Abanyamerika bibitse biri kuri konte. Urumva ko ari ikibazo. Apana kuvuga 200,000, ibihumbi 2,300 bitarenze ku bantu bafite imyaka 50. Noneho hano akavuga ngo how depressing is that? Mbese uko kwiheba nukuhe kweri kwazanywe n'iki? None arakomeza hasi akavuga ngo most people work hard
all their life yet fail to develop the habits of spending less than they earn. Ngo benshi ngo bakora cyane ngo ariko ngo bakarya ubuzima ngo ku buryo batajya bita ngo ku mafaranga yabo binjiza, bakonsoma ku rwego ruri hejuru kuruta amafaranga binjiza. Ngo sadly ni ibintu bibabaje cyane, even in a country known for its level of opportunity, most men and women will probably never achieve a lifestyle of financial freedom. Ngo ni ibintu bibabaje cyane, ngo no mu bihugu bifite ngo uburyo bushoboka ngo bwo kuba bakwiteza imbere, ngo abagabo n'abagore ngo ntabwo bazigera bagira freedom icyo bita freedom financial mu gihe bagispendinga gutyo. I counted that most of us could easily be incredibly wealthy and living our dreams if we just follow a simple strategy. Urukumva ngariko ngo nizeye ko bamwe muri twebwe ngo dushobora kuzaba abakire ngo mu gihe twakurikiza ngo zimwe muri tekinike zoroheje. Ngo part of the problem is that we ran through role models, and according to this statistic our role models may have not been so good. Ngo nubwo ngo bimwe mu byo turi kubabwira bishobora kuba bitababera byiza, ngariko ngo byababera bimwe mu cyerekezo cyatuma mugira ikintu mugeraho. Allow me to share with you a few more starting statistics. Ngo reka ngere ikigereranyo kimwe mbereka kandi gitangaje. Fact, bimwe mu bintu mu by'ukuri byabayeho. Ngo 85% of men in the US, ngo 85 ngo muri Amerika at age 65 don't have 2050 set aside for retirement. Ngo nta n'umwe ubitse amafaranga arenze amadolari 250 ngo yo mu masaziro yabo. Aravuga bamwe abenshi mu bagabo, ntago ari bose kuko hari abayarengeje. Ngo fact, fewer men are worthy 100 at age 68 than at age 18. Ukumva ngo bamwe mu bagabo bagera ku mafaranga ku myaka 60 baba babitse nibura 100 ngo kuruta abantu bari ku myaka 80. Fact, 90% of all self-proclaimed financial failures claims they lacked a plan for their financial. Ngo bamwe muri abo bantu bose bajya gusaba umfashanyo kuri iyo myaka yabo bageze icyo gihe, ngo nuko babicuza ko batigeze bazigamira amasaziro yabo. Urukumva noneho ahano rero ari gusoza kuri page indikurikiyeho aravuga ngo nibura kugira ngo iki kintu ku bantu basoma iki gitabo nyine bakunze kino gitabo, kugira ngo ibyo bintu bibe byava mu nzira cyangwa se nibyongere kubaho, ngo nuko bagomba kubika 10% cyayo binjiza ya buri kwezi, cyangwa se 10% cyayo binjiza ya buri cyumweru, cyangwa 10% cyayo binjiza bitewe n'igihe ubonera amafaranga, kugira ngo muri iyi myaka yo mu busaziro nigera hazabe hari amafaranga wamaze kubika azagutabara muri icyo gihe. Okay, so nubundi turakomeje kugenda dusoma kino gitabo, tuzayana tubagezaho amakuru yacyo cyangwa se n'uburyo bwo kwiteza imbere. Impamvu ngarutse kuri ibi bintu nuko tugiye kuzajya tubagezaho icyo bita amakuru amwe mu makuru y'abadiaspora. Ni ikiganiro tugiye kuzajya dufataho cyangwa se amasutitire azajya adufasha kuri Kabagema TV kugira ngo tubashe kuba twagenda tureba ngo ese abantu bose bari hano muri Canada, Amerika, Australia n'ahandi, ese koko byarciyemo, ese koko bamaze kugerayo byarakunze, cyangwa se harimo abantu benshi bifuza no gusubira mu aho baturutse ubu ngubu bitagishoboka, cyangwa se hari n'abadashaka no kugira ngo bumve n'umuntu wabahamagara ababaza amafaranga. Ikindi tugenda turebera hamwe muri utwo tuganiro two kubabwira ngo zimwe mu nkuru ku diaspora, tureba ngo ese koko ubuzima bwa hano koko ni uko abantu babutekereza niko buri.
So ngiye rero ndabakunda, ni Kabagema Zaidi Done. Ukeneye kino gitabo ngiye wampamagara nkaba nakikugurisha cyangwa se nakikugezaho aho uherereye. Nk'ibisanzwe rero urakora subscribe, ukore na share, ukore na comment. Murakoze rero, bye bye, Imana ibarinde.